rero kandi Nyarugenge havutse impaka zikomeye cyane ku mukino wahuzaga ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya El Merreikh. Ikipe ya APR Football Club igitego yabonye kimwe rukumbi cyabonetse muri uyu mukino, yateye shot rikomeye cyane bita Dauda mu izamu ry'ikipe ya El Merreikh kiba igitego, ariko abasifuzi bavuga ko abakinnyi ba APR baraririye igitego baracyanga. Ibyo byavuye muri uyu mukino ntibyishimiwe n'abafana, byatumye begera abanyamakuru baravuga ati mudutunge mikoro, bavuga amagambo menshi cyane yo kwinubira imisifurire no kugaragaza akababaro kabo, ariko noneho hari abarengereye bo bagera no ku cyicaro cya Ferwafa bajya gusa nk'abiyama bavuga bati imisifurire ntidushobora kubyemera. Ibyo byose rero nibyo byarimo biravugwa cyane, ariko mu gitondo cy'uyu munsi ari Federation Rwanda Premier League bari prononce, ariko kandi n'ubuyobozi bwa APR nabwo bwari bwavuze ko bwifuza kugira icyo bubivuga. Niyo mpamvu ku murongo wa telefone mbere yuko twinjira mu kibuga twifuje kuganira na Afande CDS. Mwaramutse neza Afande? Mwaramutse Madame Legoga. Yego, ku buhanga bw'ibyuma members wa RBA. Mwaramutse neza Afande. Mwaramutse neza umuyobozi w'ingabo zacu. Mwaramutse. Yego, ku munsi w'ejo twabonye ubutumwa buzenguruka bwaciye kuri groupe ya WhatsApp yitwa Fan Club Leaders, ubwira abayobozi b'abafana ko rwose urababwira uti mukomere, ati numvise ko mwakemanze imisifurire y'uyu munsi, uti ndetse bamwe mu bafana ba APR FC bagaragaza imico itaranga ikipe abafana bakunda mu gushaka gusagarira umusifuzi wo ku ruhande, ati uti wanze igitego, ubagira inama y'uko rwose bakwirinda kugwa mu mutego. Yewe ibyo byanashimangiwe na Ferwafa muri iki gitondo na Rwanda Premier League, nabo babyutse basora itangazo berekana y'uko batanejejwe n'imyitwarire ya bamwe mu bafana b'ikipe ya APR ku munsi w'ejo bagize. Afande rero niyo mpamvu twavuze tuti ibi bintu kuri APR hari igisobanuro biba bifite. Ntekereza ko byanatumye ku munsi w'ejo mwandikira n'aba bayobozi b'amafan club nimba koko byarabayeho, kuko hari igihe ubutumwa wasanga atari nabwo. Nyuma y'ibimwe mwabyakiriye mute, muraza kubikoraho iki? Murakoze. Ubundi APR ni ikipe nyine igendera kuri discipline, n'abayifana rero nibyo bibaranga. Ndetse ko nyine football hari igihe rimwe na rimwe haza amarangamutima, kandi nibyo bigize football. Nk'umuyobozi rero uretse no kuba vice chair wa APR w'icyubahiro, ariko mfite n'inshingano y'ubuyobozi busanzwe. Ntabwo twaba mu bantu bakwemera ko abakunzi n'abafana ba APR baba bari buteze umutekano muke. Niyo mpamvu rero tumaze kumva ayo makuru twihutiye kwandika no gukebura abayobora izo za fan club kugira ngo zibimenye, hato abafana babo n'abakunzi bataba bagwa muri ayo makosa, kuko ntitwabyihanganira. ngira ngo mbere yuko hagira n'urundi rwego rundi rwabafatira ibyemezo APR yaba ari iya mbere, kandi tubifite uburenganzira nka APR, ariko ni n'ikipe y'ingabo rero zishinzwe kungana igihe hagiye kuba umutekano muke. Niyo mpamvu twakebuye abantu kugira ngo bahite babwira abo bakunzi bacu bareke kujya muri ayo marangamutima, cyane ko dufite n'abatureberera Federation ya Ferwafa, hari perezida wa League, hari abayobozi batandukanye, ariko hari n'abanyarwanda. Iyo APR yarenganyijwe, abanyarwanda ubwabo urubanza bararuca, biba byagaragaye. Nta mpamvu rero yo kongera kwigosora no gukora ibindi, kandi turabona bigenda bifata n'undi murongo utari mwiza. kugira ngo muzi ikipe yabuze umunyarwanda w'agaciro, turi mu barengera abanyarwanda ko hatagira ubutswe ubuzima, umuntu akaba yakwivutsa ubuzima kuko yatsinzwe. Football ni minota 90 byakabya bikabije na 20, n'ejo bundi bahariza bundi mukino. Nta mpamvu yuko rero amarangamutima yakoreshwa mu gihe abakunzi n'abafana b'ikipe runaka babona hari ibyo batishimiye, byaba ari byo byaba atari byo, kuko niyo mpamvu haba umusifuzi, niyo mpamvu haba amategeko, niyo mpamvu haba natwe nk'ubuyobozi. Nuko nabivuga. Ego, Afande CDS, hari message yanyu irasobanutse kandi rwose niyo, ariko twe turavuga nyine ibiganirwa n'abanyamupira. Hari abavuga yuko
mwaganirije abakinnyi ba aperi murababwira muti kuko no kuri Rayon Sport havuzwemo ko aperi yimwe penaliti ku ikosa ryakorewe Memere Dao, bavuga ko ari ikarita y'umutuku yagombaga kuba yahawe Asmani Ndikumana umukinnyi wa Rayon Sport nayo itaratanzwe. Bamwe mu batebya sinzi niba ari byo, ubwo nimwe muri budeho umucyo, bakavuga bati Afande CDS yatubwiye ko ubundi ati dukwiye gutsinda byinshi abasifuzi bakagira ibyo banga hakagira n'ibisaguka byemerwa. Niba koko ubwo butumwa mwarabutanze muri ubwo buryo, wenda ndashaka kumva namwe murabibona ko imisifurire ifite ikibazo gikomeye kuri urwo rwego, kugeraho ikipe n'ibyo yakabaye ihabwa yemerewe mu mategeko y'umupira bisabwa kwishyiraho ibirenze kugira ngo hagire ibyemerwa hagire n'ibyangwa. Donc ishusho y'imisifurire kuri mwe muri rusange atari kuri insida gusa yabaye muyibona muti mubifata muti? Murakoze. Ubona imisifurire sinagaruka kanyivugaho, niyo mpamvu abatekereje gushyiraho umupira w'amaguru bashyizeho n'abasifuzi bashyiraho n'amategeko, ariko twisanga nyine turi mu bihe nk'ibi, muri situation nk'iyi. Imisifurire rwose tugenda tubigaragaza nka aperi, nzi ko ubuyobozi buhari, Brigade ya General de Rusanganwa yanditse inshuro zigera 2 n'abatari 3, abandi aho kugira ngo bumve akarengane babifata nkaho none aperi ngo nayo yagiye mu barira. So no kuvuga ngo already birerekana ko ari ikibazo, ariko abasifuzi n'abantu bashobora kwibeshya no gutwarwa n'amarangamutima, kuko ibyo biragaragara. Mu by'ukuri ubwo butumwa nabuhaye abakinnyi nabo mu byo nakabaye mbarenganyiriza ni icyo cya mbere. Nababwiye ko bajya batsinda ibitego byinshi, kandi ni ibiganiro n'ubundi twahawe n'umukuru w'igihugu avuga ati iyo utishimiye umusifuzi igisubizo ni kimwe gusa, nk'uko muri boxing bigenda. Iyo ukina na opponent ukamutera KO ariyo yitwa knockout, kuko umusifuzi yaba yamubereye cyangwa amukunda gute ntashobora kuvuga ngo yatsinze kandi agaramye hasi. Niyo mpamvu bajya batsinda byinshi, hagiye ibyemerwa hagiye n'ibitemerwa. N'uwo mukino uvuga ubwawo, iyo bitaza kuba iyo nama yanjye barayumviye, mu by'ukuri tukagira umusifuzi yitwa ko yakoze nta marangamutima, ibitego byari kuba bike, byari kuba biri 7. Abari bari kuri stade barabibonye, n'ikipe twakinaga nayo yarabibonye, aho kubona 7 tubona 4. Urumva rero nibura ibyo bifite uruvugiro. Naho nutsinda agatego kamwe kikurura 2, umusifuzi rwose uraba umuhaye icyuho nk'uko byagenze nimugoroba. Iyo abakunzi n'abafana ba APR baza kuba barumvishije inama yanjye neza nk'uko n'abakinnyi bayumvishije, ariko bababwira abakinnyi bati kuki mutumviye inama ya CDS mugatsinda byinshi aho gutsinda kimwe, muzi ko umusifuzi wenda atari bubyemere. Ariko uretse n'ibyo gutebya bisanzwe kandi ariyo bigaragara, nagira ngo ubire ko APR ifite complaint yananditse zigera ku mikino 5. Niyo mpamvu rero amarangamutima agenda azamuka, haba n'ikosa rimwe bo abasifuzi babafata muri rusange, kuko simpamya ko iryo dusifurwa n'umusifuzi umwe, ariko hari umukino batemeye ko wasifuwe neza, Rutsina na Rutsiro bakagaragaza ko batasifuriwe uko bikwiriye. Hari umukino batemeye igitego cya Togi icyo gihe dukina na Rutsiro. Hari umukino uyu wabaye wa Elimelek buri muntu wese yabibonaga. Hari umukino wa Kiyovu bimye penalty, ibintu byose bigaragara, ariko ndongera nkasubiramo umukino none abasifuzi. Umusifuzi rero igihe atabyemeye nta kindi ukora nk'umukunzi nk'umufana, urekera ikipe yawe uvuga ko ufana ukunze ikaza gukora ibyo isabwa, itanga ibirego nk'ibyo. Niyo batabyemeye ariko twabitanze cyangwa APR yabitanze igihe kuri igihe intsinzi bayabonetse. Icya kabiri, iyo isi yose bibona, baba ari ikipe twakinanye, baba ari abandi bareba umupira bakavuga bati APR iribwe, bavuga ngo ikozwe mufuka nk'uko numva terime bayikoresha, igihe kuri igihe APR bayatsinze. Ntabwo rero nashyigikira ko umufana yajya gukora ibirenze hanze ya stade, noneho cyane ko ibyo byose bivugwa byari hanze ya na stade, bajya gusanga cyangwa gushakisha umusifuzi. Afande ngira ngo
mu ndirimbo abafana baririmbaga nuko baririmbaga ko barambiwe, byumvikana nyine wa mugani ko basubiragamo izo nshuro zose mwaba mutarishimiye imisifurire, ariko noneho hari abafana barenze nk'uko babivugaga, bava muri stade barinda bajya ku ruzitiro rwa federasiyo. Bari babizi ko ari ku cyumweru n'ubundi muri federasiyo nta bandi bakozi bari bahari uretse abasekirite, ariko byari ibikorwa bisa nko kugaragaza ikindi kintu kiri hanze ya football. murabivugaho iki? Murabona bidashobora kuba byafashe indi ntera itari nziza byagakwiriye kugarurirwa hafi? murakoze. ubundi nibyo, kandi murambaza nyine nk'umuyobozi utari n'umuyobozi wa APR uretse ko ni perezida wa doneri, ariko nk'umuyobozi mu ijambo rimwe, ubundi ibi ni nk'uko nabivuze, umupira ugirwa n'ibintu byinshi, ariko mu bindi biri very negative bitari byiza wenda umuntu yatangaho umucyo, n'uwo tuzagira umwanya wo kubiganira n'ubuyobozi bw'uwo mupira, umukino twese dukunda. abakunzi b'umupira cyangwa abafana bagenda bahuza ikintu kimwe ku kindi, nk'uko mubivuze, kujya kuri federation tuba twanakurikiranye cyane ko muzi ko turi n'urwego rw'umutekano. abakunzi b'umupira bagiye bagaragaza ko hari abantu cyangwa baje mu buyobozi bahiga bavuga ko APR uko yatsinda kose bagomba kwerekana ko itazatsinda, yabikorera itakora iki ngo bakayisubiza sinzi niba mu kihe cyiciro. ibyo rero wabyumva, ngira umwanya wo kuvugana nibura n'abayobora za fan clubs n'ibindi, tubabwira ko football ni mu kibuga, ibindi byo hanze umuntu wo muri komisiyo cyangwa muri komite yavuze ibi n'ibi kuri APR, ibyo mubifate nk'ibihuha cyane ko bitanditse, ariko iyo bakubwira bo baravuga bati barihigiye aha n'aha mu kabari, bigeze mu kabari bivuye mu football, barihigiye aha n'aha bavuga ku ikipe yacu, rwose tuzi ko APR ikundwa, bayikunda, ariko bottom line umurongo ntarengwaho ni discipline. waba yumva atari bushyigikira ikipe ya APR y'ingabo kubera discipline nkeya, ubwo nabwo ntiyaba ari umukunzi wa APR. kujya rero ku cyicaro ndumva ari icyo, nkurikije amakuru numvishije, kuko ubwo bumvishije ko wenda ubuyobozi bwari buhari bwa APR ngira ngo bidahagije kuba bo bavugira rimwe na rimwe, batereka none tujye kubyivugira. ijya numva nayo ni part ya game, uretse ko bidakunze kugaragara, ariko iyo byageze aho nuko nyine ko biba byarenze urugero. hari amakuru avuga ko Memer Dao ndetse na Swane batashye bagiye iwabo, nyamara ariko ikipe ya APR isigaje umukino umwe kugira ngo isoze igice cya mbere cya shampiyona uzayihuza n'ikipe ya Al Hilal. nibyo kuki bagiye batarasoza igice cya mbere cya shampiyona, kuko uriya ni umukino ukomeye, banakeneye amanota 3. murakoze. uretse mwe ko nzi ko RBA aricyo nyine mubera RBA bitandukanye wenda n'andi maradiyo, usibye ko nayo tutayaha agaciro gatoya. ubona rero nshatse kubivugira yuko hari n'igihe rimwe na rimwe tubura ibisubizo turi butange tutazi niba bibaza nk'umufana cyangwa nk'ubogamiye indi kipe, ibisubizo twatanga bikaba biri budukore nk'uko nanavuze n'ibiri muri federation cyangwa mu bandi bayobora uyu mukino nabo batwawe n'amarangamutima. ubu nimvuga ngo bagiye, hari uwashyiriraho umupira icyo, ariko mu ijambo rimwe bagiye kubera yuko federation yagaragaje ko undi mukino dufite harimo iminsi irenga 5-8, kugira ngo umukino wundi tuzawukina itariki 28 noba ntibeshye cyangwa 30. ubu rero nivuga ntibagiye, hari uri bugarurira icyatsi ubwo bagiye none ko tuwusubizeho, ariko nayo mvuge ko nkurikije communication dufite noba koko ariko bimeze. dufite abakinnyi bagera kuri 6 badahari: Omedi, Kiwanuka, Sekiganda, Memer Dao, Swane na Dauda Yusuf. uretse nabo ngira ngo nezo kuri bade tushe mwarabibonye, dufite abatoza 3 nanone bagiye mu kiruhuko, wenda bo bazagaruka ejo kubera kwirinda nk'ibyo, ubundi bakagarutse ikiruhuko cyarangiye, ariko bazagaruka ejo noneho umutoza mukuru nawe ajye mu biruhuko. n'abandi bakinnyi rero bashobora kujya mu biruhuko kuko harimo akaruhuko k'iminsi irenga 7 umutoza yabisabye
chairman wa club arabimwemerera. bivuze ngo umukino w'igikombe cy'ubutwari uri tariki 28 bazaba bahari bazawukina uretse ko APR tunafite effective, ni nayo mpamvu navuze ntitega niyo twasigaza bangahe bakina, ariko ndumva bazaba baje cyane ko mwumva list nini ni hano muri East Africa ni Uganda ni hirya aha. Bashobora kugaruka ariko batanaje effective ya APR yemera umukino kukina. Yes afande, hari tubabona gake, reka tunabaprofite tubabaze iki kintu abafana ba APR bakunze kugarukaho. Afande baragira bati ikipe ya APR mu Rwanda itwara ibikombe kandi byinshi pe, n'uyu mwaka ushize yarabitwaye, shampiyona zo kuva mukiri na chairman mwarazitwaye nabo mubereye umuyobozi afande Rusanganwa nawe yarayitwaye. Bimaze kugaragara ko ni nyinshi, nubwo nta wavuga yuko hari uwanze ko n'izindi ziyongera, n'ubundi niyo gahunda nyirango n'uyu mwaka. Ariko afande baragira bati muri Afrika izi za piramide ati hari ukuntu zidukura mukabona hari ahantu tutagera. Ese mwe mubyumva mute muri APR? Ni ikintu kibaraje ishinga kuba ikipe igomba gukora neza muri Afrika? Ese hari izindi ngamba wenda mufata mukongeramo abandi bakinnyi beza muri ino sezitaha kugira ngo mubashe kuzagera ibyibura mu matsinda, aho abakeba bakunze no kuvuga bati irakomeye atari ko ari ahantu twageze hati nayo ntirahagera? Mubivugaho iki byo afande? Icyo nabivugaho bwa mbere aho bagezeho twahageze mbere yabo, ariko ku by'uko APR irajwe inshinga nuko tutarenga aho abakunzi bacu n'ubuyobozi muri rusange n'abakunzi b'umupira w'amaguru bifuza, byo rwose ni esheki. Dukora ijoro n'amanywa kugira ngo turebe ko twaharenga. Football process turumva tutarigera ducika intege, niyo mpamvu nyine buri gihe duhora dutsinda mu Rwanda kugira ngo twongere dusubire dukosora ibitaragenze neza ubushize. Ariko dynamics wenda nk'izo tubona mu Rwanda wasanga naho hanze zihari wenda no kurusha mu Rwanda, kuko umupira ntabwo ari mu Rwanda gusa. Icyo wakwibaza ari byo nicyo kuvuga ngo ese bigenda bite kugira ngo APR tombore piramide inshuro 3 zikurikiranyije. Niyo byaba bimeze biti iyo ni magic umuntu atamenye, ariko turateganya kubirenga, bizaba ari rimwe kabiri. Intego yo ni yindi ni ukurenga aho ngaho tugakora n'ibyandi makipe yakora ku isi. Ntabwo turigera ducika intege, ariko bihera iwacu mu rugo nyine. Aba babivuga bo no kwihangana, kuko hano ho ibyo niko bimeze. Ibyo ntituzabitefukaho, ni intego twiyemeje. Ubwo n'ahandi tuhagera bizagenda gutyo, kandi n'umari n'umukunzi cyangwa umuvugizi w'abafana yarabibabwiye. N'umuvugizi yabivuze, urumva CDS we yavuga ibirenze ibyo. Byangwa yarababwiye ati nitujyayo tuzajya tugiye n'abari ukujyayo ngo twifotoze tugaruke, tuzagenda tugiye tugumeyo. Ndumva uko nabivuga. Turabashimiye cyane afande CDS ku mwanya muduhaye. Nawe ndabashimiye, ariko mvuga ntanga inama muri rusange nk'umuyobozi kandi nk'umukunzi wa football. Mvuga ngo rwose umukino wa football tuwugire mwiza, ukinirwe mu kibuga, ntugiye mu amaradiyo byo byanze bifunze ugomba kujyamo, ariko bijyemo bifite intego. Naho izo mpungenge dufite ku maradiyo zigeze no mu basifuzi, nk'uko numva abakunzi babivuga, n'uzuze gusifura kandi ufite ikipe yindi witwa ko ariyo yawe, amarangamutima akananwa no kukubwira ngo ubwire nibura n'ubuyobozi wawe uti nyaboneka hano ndi buraramire, nko bavuga ngo CDS aje gusifurira APR ikina n'indi kipe. Ubu bunshyize mu kibazo, ariko n'ubwo buyobozi bunshyize bumpaye sifure ngo nsifure, nta bufashije ngo mbubwire nyaboneka ntimutume sifurira APR kandi ariyo yanjye, bo bazanshyiramo bazi ko ndi umuntu muzima, birangire nagaragaje amarangamutima, birangire byishe umukino wose. Ngira ntibyaba ari byiza. Football ni umukino mwiza, twese tugende nk'uko amategeko abisaba. Bitabaye ibyo ubwo byaba ari bibi, aho twe ntabwo twazigera twagera nka APR. Ariko muzi leta yo hambere bavugaga sinzi umuntu witwa Rwagafirito uhagarara ku murongo ibitego byose bikajyamo, ngira ngo ibyo nibyo kwishimira APR ntiyageraho. Ariko urumva abona uko babivuga byarabaga, wenda byaba byaratewe nanone n'abasifuzi. Gishobora kuba rero ikibazo cy'abasifuzi gihera
iyo myaka yose abantu bumva ko ibintu byahindutse turi mu Rwanda rushya umuntu afane ku gihe cye ntawabuza n'umuntu gushyigikira ikipe ariko nibigera mu kazi bibe akazi. yego umusifuzi nk'ubu ndayawushimira umusifuzi umwe wenda mutumye nanjye njya mu marangamutima umuntu witwa Sam we Kunda Sam yego yafashije ikipe ayiha abakinnyi ayiha n'umutoza aranabivuga kuri radiyo bigeze aho yumva iyo kipe yasifurwa iri bukire n'indi akavuga ati rwose ndifashe wenda n'abantu ntibari babizi ariko nibura uwo yarebye aravuga ati nzasifura izindi zose iyo indi sinzayisifurira kuko hano nagize uruhare rwo kuzana umukinnyi ngira uruhare rwo kuzana umutoza n'abandi basifuzi rero babigenze gutyo niyumva ashyigikiye APR avuga ati APR bw'ikina sindi buri sifure ndasifura izindi ni choice ariko nturi bujye mu murongo uri umusifuzi kandi uri umufana kandi ikipe yawe iratsinzwe uti noneho reka na muke batsinzwe ntabwo byaba ari byo wenda muze nk'umufana nanjye ariko niko kuri buhari ubwo byose bikongera bigasubira kuri ba nyiri football ariyo federation ferwafa ariyo Rwanda Football League ifite aho igarukira igaha federation iratureberera nayo ijyamo twese tubizi ngo uyu munsi uyoboye federation abarizwa muri iyi kipe ariko iyo bageze muri federation ibindi byose bivaho noneho ukaba umuyobozi wa federation ukaba umuntu mukuru yego ntibaze kandi bazanywe n'amarangamutima kuko wenda hari APR yananiranye kandi ariyo football kereka ntibashaka ko APR nyine izajya yitsindisha nabyo ubwo nabyo bazabirega APR nta nubwo te nk'ubuyobozi twanabyemera gutsinda ko ni ngombwa nkasoza muri byanye n'ababwiye APR cyangwa abakunzi ba APR bajya batsinda byinshi hagira ibyemerwa hagira n'ibyangwa n'ibyo gusa niba batsindwa kimwe nanjye bambaye sifure nzajya ntuma APR itsindwa kuko kimwe si cyo tubatuma ibyo tubatangaho byose ntabwo ari iby'igitego kimwe nubwo muri football ariko byagombye ni amanota 3 cyaba kimwe byaba 6 ariko kuko tukorera muri yasi tuvuga tutaramenya ibyayo batsinde byinshi byemerwa ibindi bihatanwe ndumva ariko ngira ngo mbashimire nanone nka radio nkuru wenda n'abandi bafatireho umurongo murakoze cyane umunsi mwiza kandi akazi keza murakoze umunsi mwiza ku bakunzi ba APR bakomeze bashyigikira ikipe yabo ariko muri discipline udafite discipline ubwo yashaka indi kipe ya APR dutoza umuco na discipline murakoze arakoze cyane Fande CDS